abizera twizera ubutatu, imana imwe mu buryo butatu, cyangwa se imana umwana, imana umwuka wera. Abizera kandi twizera ko Yesu yabaye imana 100%, akaba n'umuntu 100%. Abizera kandi twizera yuko Yesu yavutse akabaho nta cyaha, akadupfira ku musaraba, akazuka, akajya mu ijuru, kandi akazagaruka. Abizera kandi bizera yuko dukizwa n'ubuntu gusa kubwo kwizera Yesu Kristo. Abizera kandi tukizera ko Bibiliya ari ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, kandi ariyo iyobora ubuzima bwacu bwa buri munsi. Yesu ashimwe bene data. Uyu munsi turavuga ku ijambo ryitwa gushikama ku byo twizera. Bene data, ibyo twizera bifite agaciro. Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 6:20-21 aramubwira ngo, Timoteyo we, ugundire cyangwa se urinde icyo wagabiwe, uzibukire amagambo adakwiriye ndetse n'atagira akamaro, n'ingirwa bwenge zirwanya iby'Imana. Ngo hari abantu bibwira yuko bavuga ko babufite, ariko bikaba byarabateye kuyoba bakava mu byo kwizera. Muri kino gihe hari ibintu byinshi bitumye abantu bayoba, cyangwa se bitumye abantu batajya mu kwizera. Uwo ni umugambi wa Satani, kuko Satani ntabwo ashaka abantu bizera. Afite amayeri menshi. Amayeri ya mbere, Satani akoresha itangazamakuru cyangwa se media cyangwa se ikoranabuhanga kugira ngo yamamaze cyangwa se akwirakwize ibinyoma bye n'uburiganya bwe. Rero ube maso, ibyo usoma, ibyo ureba, ibyo utega amatwi, kuko Satani nizo nzira akoresha kugira ngo ayobye abantu. Ubundi buryo Satani akoresha ni inyigisho z'ubuyobe. Inyigisho z'ubuyobe ziradutse, aho abantu bitirwa izina ry'Imana, ndetse rimwe banakora n'ibitangaza, bavuga ibihabanye n'ibyo twebwe twizera. Batemera ubutatu, batemera ko Kristo yapfuye, batemera ko Yesu azagaruka, batemera yuko dukizwa n'ubuntu, batemera yuko Bibiliya ari cyo gitabo cyera, bahabanye no kwizera. Izo nyigisho rero uzitonde. Inyigisho z'ubuyobe zitumye abantu bava mu kwizera, kandi utazi n'ubundi byo wizeye, Satani arakuyobya. Ubundi buryo bwa gatatu Satani arimo arakoresha ni inyigisho z'ubwenge bw'abantu cyangwa se inyigisho z'isi, aho bavuga ngo Imana ntibaho, aho bavuga ngo umuntu ntiyaremwe, ahubwo yagize evolution. Izo nyigisho zose Satani arazipromotinga cyangwa se azitera imbaraga, kuko zituma abantu bagira confusion, zituma abantu batizera, kandi bizituma n'abandi badashikamye mu kwizera banyeganyega. Rero Pawulo agira inama Timoteyo ati, bene izo nyigisho, bene ibyo biganiro, ujye ubigendera kure, ujye ubizibukira, kuko hari ababigiyemo bita ko ari abanyabwenge, ariko barayobye, bavuye mu byo kwizera. Rero ba maso, ushikame ku byo wizeye. Yesu abaha umugisha. Amen.